Urukundo ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bw'umuntu, ariko kenshi abantu barabyitiranya. Bamwe bakiyumvisha ko bakundwa nyamara kandi baryarya. Kugira ngo utazabeshywa cyangwa ngo umutima wawe ushegeshwe n'uwo wizeraga, ni ngombwa kumenya ibintu by'ingenzi bigaragaza umuntu ugukunda by'ukuri cyangwa uwiyitira urukundo agamije inyungu ze bwite. Dore ibintu 10 bishobora kugufasha gutandukanya urukundo nyakuri n'ukuryarya mu rukundo. Umuntu ugukunda nyakuri akwitaho mu by'ingenzi byose atari iby'akanya gato. Ugukunda nyabyo yita ku buzima bwawe, amarangamutima yawe n'ahazaza hawe, atari ukugutera imitoma gusa cyangwa kuguha ibirenze. Ugukunda nyabyo arakumenya mu mvugo ndetse akamenya n'amarangamutima yawe. Akuba hafi mu byiza no mu byago. Ugukunda nyawe mu bihe byose, wishimye cyangwa ubabaye muba muri kumwe. Mu bibazo agufasha kubyitwararikamo no kubitsinda, akaba uwa mbere wo kukomora igihe wakomeretse. Akubaha mu bitekerezo no mu bikorwa. Ugukunda nyabyo yubaha ibitekerezo byawe, akagufata nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Nta kuvuga nabi aho agenda hose, ahubwo guhesha agaciro imbere y'abandi. Akubwira ukuri niyo kwaba kukubabaza. Kuba inyangamugayo ni kimwe mu biranga urukundo nyakuri. Ugukunda mufatanya mu kumenya amakosa no kuyakosora. Arakumva kandi akakwereka ko ibitekerezo byawe bifite agaciro. Ntabwo akwirengagiza cyangwa ngo akore ibyo ashaka atitaye ku bitekerezo byawe, ahubwo arakumva akagutega amatwi kandi agahindura imyitwarire ye mu gihe bikenewe. Agushishikariza kugira iterambere. Ugukunda nyabyo agufasha kwaguka mu ntekerezo no gutera imbere, binyuze mu kugutera imbaraga no kugufasha kubona amahirwe. Akwihanganira mu makosa yawe. Mu buzima nta muntu utajya wibeshya cyangwa ngo akose. Urukundo nyakuri rugira imbabazi, kandi ugukunda nyabyo ntaba ashaka ko uhora umusaba imbabazi buri kanya, ahubwo aba yiteguye kugufasha kwikosora. Ntakoresha urukundo nk'intwaro. Ugukunda nta na rimwe akoresha aya magambo nka nzakureka kugira ngo agukange cyangwa akugenzure. Urukundo nyakuri ntirubamo iby'agahato cyangwa guhohoterana. Akubahira ubuzima bwawe bwite. Nubwo agukunda nawe umukunda, ahoraho agaciro umwanya wawe, inshuti zawe n'ibyo ukunda gukora. Ntiyifuza ko mwahora muri kumwe mu buryo bubangamiye ibindi bikorwa. Akubera inyangamugayo mu by'ahazaza. Ugukunda nyabyo akubwira icyo ateganya ku byerekeye umubano wanyu. Nta kubeshya cyangwa ngo agutere ibyiringiro bidafite ishingiro. Umuntu ugukunda nyakuri akwitaho mu by'ingenzi byose atari iby'akanya gato. Ugukunda nyabyo yita ku buzima bwawe, amarangamutima yawe n'ahazaza hawe, atari ukugutera imitoma gusa cyangwa kuguha ibirenze. Ugukunda nyabyo arakumenya mu mvugo ndetse akamenya n'amarangamutima yawe. Nimuze dukanguke tumenye ko urukundo nyakuri rurangwa no kwitananaho mu buryo bwimbitse, kubanana hafi mu bihe byose no gufashanya kwaguka mu ntekerezo. Iyo umubano wanyu urimo ibi bimenyetso, bishimangira ko uwo muri kumwe agukunda by'ukuri. Ariko iyo utabibona, uba ugomba kwitonda kugira ngo umutima wawe utazarushaho kubabara igihe habaye impinduka mu rukundo rwanyu. Nta muntu ukwiye kumara igihe akina n'amarangamutima yawe. Hitamo kuba ahantu hakubereye kandi wubaka umubano uhamye wubakiye ku kuri, icyizere n'ubwubahane.